reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umubyeyi. Uyu mubyeyi si ubwa mbere mumubonye kuri social media, maze igihe kinini cyane nifuza kuganira nawe. Imana ishimwe ko mubonye. Uraho neza? Muraho neza, murakomeye. Yego, turashima Imana. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Imana ishimwe cyane. Yego, reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu nurangiza ubibwire. Muraho neza namwe bakunzi bacu abadukurikiye muri aka kanya. Njyewe nitwa Uwumuremyi Leonira, ariko nzwi ku izina rya Mama Mignone Official. Yego. Mama Mignone Official, Mama Mignone Official cyangwa se Leonira. Leonira, mbere ko dutangira ikiganiro, hari ikibazo njye nkunda kubaza abatumirwa bose njya ngira. Urakijijwe? Yego. Abakunzi bacu yenda sinzi niba bamenye icyo mbajije, nari mbajije nimba ari umukristo cyangwa ari umusilamu cyangwa se akaba ibyo byose nta na kimwe. Niyo mpamvu nifuzaga ko ansobanurira. Reka ngusabe rero. Ndi umukristo. Yego. Reka ngusabe kugira ngo banze usenge Imana nimba uri umukristo. Turagushimye data mwiza, tugushimiye aka kanya uduhaye ko kugira ngo tuganire n'aba bantu bacu. Turakwinginze ngo ijambo ntaba ari twebwe turivuga, ahubwo tuvugiremo ko tuzi yuko uri umushobora byose. Ibyo kandi tubisabye twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane, tubisabye twizeye umwami wacu Yesu Kristo. Imana ikugirire neza. Amen. Iki ni cya kiganiro cy'umuryango. Mama Mignone. Karame. Umuryango mwiza. Umuryango mwiza, umuryango wishimye, umuryango uri mu rukundo. Yego. Niwo muryango mwiza. Iyo niyo ntero yanjye ubundi. Niyo ntero yawe. Hano hari umuntu udukurikiye ushobora kwibaza ngo nge nakora iki kugira ngo ngire umuryango mwiza. Ese ubundi umuryango ugizwe nande? Umuryango, fondasiyo y'umuryango n'umugabo n'umugore. Ibyo mpora mbibabwira. Yego. Umuryango rero haba harimo umugabo n'umugore, iyo bagiriwe umugisha Imana ibaha urubyaro. Nyuma yo kuba yabahaye urubyaro cyangwa itarabaho urubyaro, n'ubundi umugabo n'umugore ubwabo aba ari umuryango. Umuryango hari igihe wakira abandi bantu baturutse ku ruhande, nabo ndetse tukababara mu muryango wacu bitewe n'uko baje. Yego. Hari igihe tugira umukozi, uyu mwana uje kudufasha imirimo yo mu rugo, nawe hari igihe tuvuga ngo ari mu muryango wacu, kubera ko buri kimwe cyose tuba dusa naho tugisangiye nawe. Hariho n'igihe tubera umwana mwiza cyane ndetse tukaba twanamushyingira cyangwa tukamuhesha n'ubundi buzima bitewe n'ukuntu yitwaye. Uyu nawe tujya tumubara mu muryango. Hari abavukanyi bacu, haba bo ku mugabo haba bo ku mugore, bashobora kuza bakabana natwe ubuzima bwose. Aba nabo baba ari abana bacu, baba ari abo mu muryango wacu. Yego. Yego, urakoze cyane. Ndagira ngo abakunzi bacu bashoboye kubisobanukirwa, ariko ndagira ngo tuze kuganira uyu munsi. Ndifuza ko tuganira ku nkingi imwe ikomeye cyane ishobora guhengama urugo rugasenyuka, yagororoka urugo rugakomera. Yego. Naguhamagaye nk'umuntu mukuru, abantu bari kubibona. Tubwira iyo nkingi ari iyi. Inkingi imwe ishobora guhengama urugo rugasenyuka. Yego. Yahagarara urugo rugahagarara neza. Nta yindi nkingi usibye umugore ndetse n'umugabo. Yego. Aba bantu uko ari babiri. Kubera ko sinzi nimba ushaka ko mpita mbisobanura. Urabisobanura umwanya nawe. Uyu umugabo ubundi umugabo afite amazina menshi mu muryango. Umugabo ni umutware w'urugo. Yego. Umugabo ni umutwe w'urugo. Ariko umugabo akaba na shoferi w'urugo. Uyu mugabo igitumye mwise shoferi kandi nkaba navuze ko ari inkingi y'urugo, nuko uyu mugabo ahantu hose yashaka gutwara umuryango yawugezayo. Uyu mugabo ashobora kuvuga ati umuryango wanjye ndawutwara heza, akawujyana akawugezayo. Tuvuge nk'urugero rufatika, uyu mugabo ashobora kuvuga ati umuryango wanjye ndawutwara mu bukristo. Yego. Byanze bikunze uyu muryango uzagenda kandi ugere ku bukristo, kubera ko bazajyana gusenga, ndetse na mu gitondo azaba ari ameze nk'aho ari umuhwituzi wo kujya gusenga. Igihe cyo kujya gusenga, icyo gihe azavuga ati umuryango wanjye uyu munsi nta kazi uri bukore. Kimwe nk'uko umugabo washatse kujyana umuryango we muri Gihonoma awujyanayo.
mushobora kwitegura mwebwe mu rugo mwese mukavuga muti tugiye gusenga, agasohora imihoro n'imikoropesho n'imikubuzo byose akavuga ati hagira urenga aha ngaha ndamumena umutwe. Kubera ko umugore ashaka kubaka kwa gusenga ntajye, akavuga ati nzajya nsengera mu cyumba cyanjye, n'abana bagasengera. Wenda ibyo bintu bigasa naho bibaciye intege kuko batagiye mu materaniro n'abandi. Niyo mpamvu nkubwira ngo umugabo ni shoferi w'umuryango. Uyu mugabo ashobora kuvuga ati umuryango wanjye nzawujyana ngugeze ku bukire, akihiringa agakora ibishoboka byose bikemera. Bikemera. Ntekereza ko namwe b'abagabo murabizi, ushobora kubuza ubuzima wavuyemo ukaba uzi naho ugeze uyu munsi. Hari umugabo uyu munsi ushobora kuba yaraje ku ikamyo, akaza ku ikamyo imukuye mu majyepfo, imukuye mu majyaruguru, imugiye ku iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, ariko uyu munsi akaba afite amataje mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo umugabo uri kunyumva araza kubyemera. Umugabo igituma ashobora gutwara umuryango aho we yifuza, umugabo ashobora kuba ari umukire cyane agatwara umuryango we mu bukene, bwa butunzi yari afite akabujyana mu ndaya, bwa butunzi yari afite akabujyana mu kabari, bwa butunzi yari afite akabusesagura mu buryo ubwo aribwo bwose yifuza. Uyu mugabo nawe umuryango waba wawujyanye mu bukene. Umugabo rero niyo mpamvu ari shoferi w'urugo, hanyuma akaba n'inkingi ikomeye cyane ishobora guhengama urugo rugasenyuka. Namanje kuvuga ngo umugore, impamvu nahereye ku mugabo kandi baraza kubyumva, navuze ngo umugabo afite amazina menshi. Ubundi umugabo ahagarariye Imana mu rugo rwe. Hari abantu ibi bintu batabizi. Iyo mvuze ngo umugabo ahagarariye Imana mu rugo rwe, mpita mbwira abagore ngo mwabagore mwe nimuce bugufi imbere y'abagabo, mububahe. Cyambere cy'umwubahire ko ari umutware, icya kabiri umwubahire ko ahagarariye Imana mu rugo rwe, nk'uko ababyeyi bahagararira Imana imbere y'abana babo. Aka kantu bajye bakumva, nimvuga ngo umugabo ahagarariye Imana mu rugo rwe, mwabagore mwe ntimukajye mukompeninga nuko bihagaze. Nuko bihagaze ntiwanabihindura, kandi ntimukavuge ngo abagabo ngo baritetesha ngo baba bashaka ko buri gihe ngo tubitaho tugira gute. Nimubiteho, n'Imana yabitayeho ibarema mbere yanyu. Nuvuga gutyo hari abantu bari buze kugutera amabuye bavuga bati se kuvuze ko umugabo ashobora kujyana umuryango muri Gehinomu cyangwa akawujyana ahantu heza, uwo mugabo yabigeraho gute adafite umugore muzima? Aha rero niho handi nari ngeze ndi kuvuga ngo umugore nawe ni inkingi y'urugo ishobora guhengama urugo rugasenyuka, yahagarara neza urugo rugakomera. Umugore afite amazina menshi. Umugore ni mutima w'urugo. Umugore ni sekreteri w'urugo. Umugore hariho n'ikuntu ushobora kumwita amazina menshi ushaka kugaragaza agaciro afite mu rugo. Umugore ubundi yakagombye kuba muhorakeye, umugore akaba umunyarukundo, umugore akaba umunyempuhwe, umugore akaba umunyebanga. Umugore nawe umunyebanga w'urugo, niyo bazaba baburaye cyangwa hari icyahubanganye mu rugo, uyu mugore ntagitangaza, kizaguma mu nzu ntikizigera gisohoka. Umugore igituma ari mutima w'urugo akaba n'umunyarukundo, ubundi nidushaka dufate mu buzima busanzwe, umutima niwe ukwirakwiza amaraso ahantu hose mu ngingo zose. Umutima uramutse urwaye, amaraso ntagera mu mutwe, amaraso ntagera mu maguru, ntagera no mu maboko. Bisobanura ngo umugore aramutse abaye mubi, urukundo ntirwazamuka ngo rugere ku mugabo, urukundo ntirwagaba amashami ngo rugere mu bana, rugere no mu bakozi. Niyo mpamvu umugore agomba kugira urukundo, akaba inkingi ya mwamba y'urugo rwe. Igihe cyose agaharanira ikintu cyatuma urugo rwe ruba rwiza. Kandi uyu mugore agomba kuba sekreteri cyangwa umunyamabanga w'umugabo wiwe, kugira ngo iyi mishinga umugabo afite yageze urugo rw'ahantu heza. Uyu mugore abihagararemo neza ndetse amubere n'umuterankunga wa mbere, umuterankunga w'ibitekerezo, umuterankunga wo kumubwira ngo kuraje jya muri ibi bintu neza, yego bihagararemo neza, iki kibanza nibyo cyishyure, iyi nzu nibyo yubake, umuceri buretse gatoya turacyafite ibiro 5 mu nzu, tuzagura undi nyuma y'iminsi 5. Doko akagenda gutera inkunga muri bya bikorwa ugiye gukora, ku buryo uzamuka ukagera hejuru. Umugore agomba kuba umuterankunga w'uyu mugabo kugira ngo yere kujya muri Gehinomu, ariwe muntu wa mbere umutegurira imyenda azajyana gusenga, ariwe muntu wa mbere umubwira uti yo wari ubizi, mbese wabyibukaga, ndabizi mutware wanjye kugira akazi kenshi, ariko turabizi neza yuko ku cyumweru hari igiterana hanaha,
tuzajyayo rero tujyane n'abana. Ni ukuvuga ngo atangiye no kuba umuhwituzi w'umugabo, agatangira kuba umuhwituzi w'umugabo. Hari ikiganiro nakoze ndavuga ngo umugore abyuka mbere akaryama nyuma. Uyu mugore kubera ko ari we ubyuka mbere, yakagombye kubyuka mbere ndetse aganategurira umugabo byaba ibyo kurya bituma ari bujye mu materaniro adahungabanye, bituma ajya muri ka kazi kadahungabanye, ndetse akamutegurira n'ibiryo byo ku meza ya gatatu nk'uko njya mbibabwira. Ibi biryo byo ku meza ya gatatu mwabadamu mwe munkurikira, nubona umugabo wawe avuye mu rugo utamugaburiye ku meza ya gatatu, uzazirikane ko ijisho rye ari rwo rupfu rwe. Azasohoka mu nzu akubitane n'uwambaye mina mwitegereza, nagera imbere agakubitana n'uw'amaguru manini, azamukurikira ntabwo azasubira inyuma. Kubera iki? Ntabwo wabimufashijemo mu gitondo, ntiwatumye yihumura mu gitondo, kandi umugabo agomba kuva mu rugo ubundi yihumuye. Nuko njya mbabwira rero, umugore afite umurimo munini cyane ukomeye mu rugo rwe kugira ngo uru rugo rwe gusenyuka. Yego. Uvuze ibintu bikomeye, buranaguteza amatwi cyane. Ndimo ndakumva kandi nkumva uri mu nzira nziza kugira ngo tuze kwigisha abakunzi bacu cyane baze kumenya ibi bintu ibyo ari byo. Yego. Binteye kongera kwibaza iki kintu, ese haramutse habonetse ibindi ariko ibyo ku meza ya gatatu ntibiboneke, byo hari icyo byaba bitwaye? Ntabwo yakwihangana umugabo se? Ubundi ngo umugabo uhaha n'uwariye, si byo se? Yego. Umugabo ushonje se ubundi yahaha ashingiye kuki? Aratambuka ajya kurya muri resitora. Ubona umugabo mu gitondo arazindutse agiye kunywa amata muri resitora cyangwa agiye kunywa icyayi muri resitora, akoresha umureti mu gitondo saa 12 saa moya, kandi wa mugore we wasigaye mu rugo. Ntutekereze ko azaguha n'inote y'igihumbi. Rero wa mudamu we aya mafaranga yakoreye kubera ko yavuye mu rugo atariye ku meza ya mbere, akava no mu rugo atariye ku meza ya gatatu, nagera hirya akabona wa wundi uri bubasha kumubwira ati karibu rwose nanjye ndahari nanjye ndahari nanjye ndahari, akajya kurya ku meza ya gatatu ahandi hantu, wa mudamu we biragutera ikibazo gikomeye cyane, kubera ko yabiposho araza kukujugunyira dukeya dutuma abana be barya. Noneho ku meza ya gatatu ho araza no kukwihorera, nawe hari umunsi uzagira ikibazo, umutegereze nawe umubure. Ayo meza ko wifuje yuko agendera mu kigari cyane. Yego, ayo meza ya gatatu ndimo ndayakurura nkayumva cyane. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ayo meza ya gatatu yahindutse inkoni, umunyafu. Yego. Wo guhanisha abagabo. Ese nk'uyu mugore uhanisha umugabo we kwanga guhindukira mu buriri, mu by'ukuri birakwiye? Nubwo umugabo yaba yakoze se icyaha, hariya hantu ntabwo akwiye kuhahanirwa, cyangwa ni byiza ko ahanirwa? Iki gikangisho ntabwo ari cyiza, kuko ni ihohoterwa mu rindi uyu munsi riri gukorerwa abagabo. Ni ihohoterwa ririmo rikorerwa abagabo. Hari abenshi ntibabivuga. Nta mugabo uzatera intambwe ngo ajye kurega ku mudugudu cyangwa ku kagari ngo avuga ati rwose ni mumbwirire uyu mugore, dore ameza ya gatatu ndashonje, dore ameza ya gatatu ntacyo mbasha kwakira. Icyo gihe nakubwira ngo wa mudamu we ukora ibi bintu uri gukora ihohoterwa. Hari amahohoterwa abantu bajya bakunda kuvuga, bakavuga ngo uyu mugabo ngo afata ku ngufu, ngo uyu mugabo ngo araza ngo akabadimba hasi, ngo namanze ngo gutegura, ngo namanze ngo kugira gute, ngo akaza kubita hasi. Iri hohoterwa uko murirega abagabo, nabo niko bari kubarega iri hohoterwa ryo kubakubitisha umunyafu wo kutabagaburira ku meza ya gatatu. Ugasanga hari n'abagore bihaye kuvuga ngo bigira nk'igicuruzwa, akavuga ati mva mugabo mwiza, ati akamanza akagutegura mukitegura ko mugiye kurya, mukitegura ko mugiye kurya, mwaba mujye ikanya biri hafi gukora mu isahane, niko nabyita. Umugore agahita avuga ati ariko hari igitenge wigeze kunyemerera ntiwigeze ukingurira, agahita parika. Hari n'icyo nabonye ku muturanyi, agahita akubwira ati ariko uzi ko ubundi dushonje mu rugo. Ntabwo iyo ariyo saha yo kubivuga madame. Ahangaha uri kwica inshingano zawe, ahangaha uri kwica uyu mugabo mu bwonko, kandi uko ugenda wica umuntu ujye umenye yuko ejo azapfa akarangira. Muri kwa gupfa akarangira rero hari ahandi ashobora kugenda akazukira.
najya kuzukira ahandi ntuzigere utera yererere njyewe aka kantu njya nkunda kugahanaho abagore kubera ko abagore hari ukuntu ubu bwenge batabuzi akatangira akavuga ngo none se ngo nicyo kiba cyaranjyanye none se ko wavuye iwanyu uryama ukava iwanyu urya ndetse ushobora kuba wararyaga neza ndetse ushobora no kuba wararyamaga heza kurenza aho umugabo ushatse ikindi cyakujyanye ku mugabo wawe ni iki uraje umbwire ngo ni ukubyara abana none se ko iyo mumaze kubyara abana iyo mwacuze cyangwa iyo mwaparitse mwemeje kubyara 3 cyangwa mukemera kubyara 4 kuki mudahita mutandukana ngo tubimenye uhaguma uhakora iki cyangwa kuki udahita wimura icyumba uwo munsi yego uhaguma uhakora iki ese kuki abo bakecuru mwabonye b'imyaka 70 80 bakiri hamwe n'uyu munsi nuko babuze ubwenge cyangwa umugore w'uyu munsi niwe udatekereza neza nimba utekereza neza rero jya manza wicare wibuke muri cya gihe cya fiyansaye ibyo mwemeranyije nurangiza wibuke na rya sezerano mwagiranye imbere ya padiri cyangwa imbere ya pasiteri uvuga ngo tubyaye cyangwa tutabyaye nzamwubaha iteka ryose kugeza gupfa ni umugabo wanjye ubuziraherezo nemeye ko umbera umugabo niba rero wari ubyemeye kuki ugera mu rugo ukatangira kubihindura haba habaye uba wamaze kubona undi mugabo ku ruhande wajya ujya guhinduza se na rya sezerano ukajya kurica cyangwa kurihindura iki ni ikintu abagore bakwiye kujya bumva ndetse bakanasobanukirwa kandi ntimukajye mumbwira ngo ntetesha abagabo cyane oya abagore beza ni mwebwe nkunda kubera ko ni mwebwe nkunda kubwira cyane mba ngira ngo ibyanyu bigende neza ariko bakubwira ko bavuga ko hari abagabo nabo bicara ku meza ya gatatu ntibanyurwe cyangwa se ntibahage kavuga ati ntabwo wanzanye kugira ngo mbe ipunda yawe ntabwo akari ko kazi wanzaniye umugore ari ubwira umugabo gute yundeka nigiriye gusenga nigiriye gushaka ibi nibi urumva ese mu by'ukuri bo ntibakwiye kumvwa abadamu se abadamu dukwiye kubumva cyane kubera ko hari igihe abagabo babifata bageraho bagafata abadamu nk'aho ari ibikinisho byabo cyangwa se hari abagabo bafata abagore nk'ibikinisho byabo akumva nta kindi kintu umugore yakora cyangwa nta n'ikindi kintu umugore yakwimarira ngo buri munsi buri saha hariho naho nigeze kubyumva muri Buradisha abantu babigiraho abandi inama uretse ko icyo gihe nanjye nahise mvuga nti ibyo bintu ni mu bihagarikira aho ngaho ntago ari byo ngo igihe cyose umugabo agushakiye ujya witaba niba wari uri no gukubura uhita urambika umweyo ibyo bintu ntabwo ari byo mwabagabo mwe namwe igikorwa cyiza ni igikorwa cyateguwe kandi uzarebe niyo ugiye kubaka inzu uramanza ugasiza ukamanza ugashyiramo fondasiyo ese weho wa mugabo we uzaba utamanje kubwira uyu mugore neza uzaba utamanje kumugaburira uzaba utamanje kumuha ka cyayi cyo ko kunywa nurangiza ujya guhinga mu murima utamanje gukuramo imbagara utekereza yuko koko uwo murima wazatanga umusaruro wazera neza mujye mumanza mwabagabo mwe mujye muntega amatwi mu nyumve umanza utunganye uyu murima ubona ubushaka gutera imbuto kugira ngo imbuto zizamere cyangwa se nizireka no kumera ntacyo bizaba bitwaye ariko uyu murima ujye umanza utunganye ukwiramo urwira ukuremo imitego iyo ari yo yose irimo umanza uyikuremo kubera ko si byiza yuko umudamu yagira n'igihe agira ubwoba bwo kwitabira cya gikorwa yego kuko umudamu utateguye igikorwa utateguye umudamu utiteguye ngo isaha ni cyangwa araje cyangwa turi kuvugana neza ukamujyana nk'ahariya icyo ni igikorwa cy'ubumunyamaswa wazatuma umugore agira ubwoba ndetse akazanaguhunga cyangwa akazahora arwaye hari abagore bahora barwaye kubera ubwoba kubera ubwoba kimwe nuko hari ababyitwaza ariko hari n'abahora barwaye kubera ubwo bwoba urakoze cyane ndagira ngo abagabo namwe murabisobanukiwe murabyumvise neza hari imyitwarire igomba kubaranga hari nuko mama mugomba kwitwara byanga byakunda hanyuma rero hari ikintu ariko utansubije neza yego ikintu cyo guhanisha mbese nubwo wakoze iri kosa ariko nanjye mfite aho ngucungiye yego ikindi kibazo nshaka kugira uze kuza gusubiza ese ibi kintu cyitwa kujyana muri dushe umuntu yarampamagaye arambwira ati ngewe ubu tuvugana
iyo tugiye ku meza ya gatatu nk'uko wabyise umugabo ntabwo aba ashaka ko ducana itara, ati kandi ngewe nk'umubyeyi nk'umugore mba nshaka ko itara riba ryaka. Icyo kintu nacyo uraza kukinsubiza. Ikindi cya kabiri cya gatatu, ibintu bijyanye no kujyana muri dushe. Ati ni gute nzijyana muri dushe kandi mfite uwo twashakanye? Ese byo hari icyo byongera ku rukundo? Ese kubikora itara ryaka ibyo hari icyo byongera ku rukundo? Turi kugira ngo turebe twatuntu tumwe na tumwe dutuma ingo zisenyuka, banagera imbere y'amategeko cyangwa y'ababishinzwe bareganye bagakomeza kuvuga ibindi ariko bya bindi bakabiceceka. Cyambere cyo umugore n'umugabo bagiye muri divorce ubwabo nibo baba bazi ikintu bapfa. Ibyo badushyira imbere burya nta kuri kuba kubirimo. Cyo cyamaze kukibona kuko hari benshi naherekeje muri divorce, hari benshi twaganiriye mbere yuko bazijyamo cyangwa se na nyuma yuko bazijyamo, ariko inshuro nyinshi icyo babwira abanyamategeko hariho igihe atari cyo baba bapfa. Yego. Warumbajije ngo gucana itara ni ngombwa. Yego. Hari icyo bishobora gufasha. Turabizi ko ku isahani bashyizeho ibijumba 4. Nubwo bashyizeho ibijumba 4 tukaba tubizi ko ari ibijumba 4 biri ku isahani, ariko umuriro urabuze mu rugo. Nta na telefone mufite irimo umuriro. Hari igihe uzajya gufata ikijumba nubwo ubizi ko ari ibijumba 4 biriho, umugabo ari burya 2 n'umugore akarya 2, umugabo agahita ashora ikiganza akamanza kugikubita ku meza mbere yuko agera kuri ya sahani, cyangwa akamanza agakora no ku ruhande rw'isahani. Mu by'ukuri ntabwo aba ageze ku kijumba direct. Rero kuzimya itara, hari ikiganiro nigeze gukora, abakunzi b'iwawe nabo baze bandebe rwose nta kibazo. Yego. Naravuze ngo kirazira kikaziririzwa kuzimya itara mu cyumba cy'abashakanye. Kubera ko naho waba ugiye kunywa isosi ugomba kuyinywa utari buyinyuze ku ruhande. Niyo mpamvu ugomba guterura isahani ubireba neza, ukarya neza ibyo uri kurya ureba, ugafata ikanya niba uyikoza mu biryo ukabizamura ukabishyira mu kanwa utagombye kwijomba ku munwa. Niyo mpamvu kuzimya itara mu cyumba cy'abashakanye nta kiza cyabyo. Yego. Hanyuma ikindi kibazo warumbajije ngo nari nkubajije kujya muri dushe. Kujyana muri dushe, ariko buriya muzi yuko abadamu benshi batajya babasha no kwikora mu mugongo. Ntabwo abadamu benshi bikora mu mugongo. Rero ibaze haradutse ikintu cyitwa imbyiro za kera zo mu cyaro. Abantu bo mu cyaro imbyiro barazizi. Ugasanga umuntu mu mugongo we harasa umukara, imikara igenda itatanye kubera kudakaraba neza kandi afite uwo bashakanye. Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Wagese ukamukarabya nawe akaza akagukarabya. Yego. Ubundi ikibazo biba bitwaye ni ikihe? Ubundi se gukaraba se nawe se arwaye se wamukarabya? Arwaye ugomba kumukarabya hose. Rero wirindira kuzamukarabya uko yarwaye, ahubwo mukarabya akiri muzima. Kugira ngo umwereke ko nacyagiye zaba atari mu buzima bwiza, uzamukarabya ariko mwagiye mumenya gutanga urukundo ko ntacyo bitwaye. Muri make kujyana muri dushe hari icyo byongereye. Ye baba we, nicyo kintu cya mbere kiza kibaho. Hari abantu benshi batabikozwa. Abo ngabo nyine ni babandi batagishaka kumva ibyiza by'urukundo. Erega ntago turi bwirengagize ko hari abagabo akuzana yamara kugushyira mu rugo atumuhigo ndawesheje. Atumbaye umugabo mu bandi yarangiza agakomereza urugendo akajya yigira iyo ashatse n'ibiki byose ntiyongere kumenya gutanga urukundo nk'urwo yatangaga arambagiza. Yego. Ariko nanjye ndakubaza ikindi kibazo, ariko nkikubaze nk'umubyeyi, nk'umugore uri mu rugo. Gutaha kare k'umugabo hari icyo bivuze? Birakivuze cyane. Tubwire noneho babandi batajya bataha kare. Iyo umugabo atashye mu rugo, urugo rurasusuruka. Umugabo kwanzi yari mu rugo, urugo rurasusuruka. Ntacyo umugabo yikanga, nta n'icyo umugore yikanga, nta n'icyo abana bikanga. Ubundi umugabo twavuze ko ari umutware w'urugo. Reka tuvuge ko umugabo ni koloneli mu rugo rwiwe, ni generali mu rugo rwiwe. Rero iyo uri hamwe na generali uba wumva ntacyo wikanga. N'umujura waza gutera kumva ijwi rya kigabo rirahari, ntago yakwirwa asakuza. Buriya niba hari ikintu cyiza kiriho nuko umugabo yaba hamwe n'umuryango we igihe cyari cyo cyose, ntajye kugorobereza mu kabari cyangwa mu zindi ngo z'abandi. Ariko n'abagore bakamenya nyine buryo ki bakira abagabo hakiri kare, bakirinda rwa rusaku rwabo mpora mbabuza. Urusaku, akajagari, ibintu byose bitari ku murongo ntago abagabo babikunda.
kugira ngo umugabo wawe ajye ataha hakiri kare yumve yishimiye no kuba muri urwo rugo hakiri kare nuko wa mugore we ibintu byawe byose biba biri ku murongo, abana bari ku murongo, urusaku ari rukeya, gusakuza n'umukozi, gusakuza n'abaturanyi, gutongana, kuburana, amasafuriya ahondana, amakanya atereye ahantu tutamenya, inkweto zigerekeranye, ibitanda bidashashe. Ibyo bintu si byiza ku muntu w'umugabo. Si byiza ku muntu w'umugabo. Ariko kandi hari abavuga bati nihe hantu heza ho gukemurira ibibazo, kuko nubwo biri uko hari ingo ziriho zikenera kuganira, zigifite urukundo, bavuga bati hari aho tugomba kwicara tukaganira tugakemura ibibazo dufite, tukareba ibishoboka n'ibidashoboka. Ni nkaha yenda tugana ku musozo, ni nkahe hantu heza mu by'ukuri umugore n'umugabo bakwiye kwifashisha hashobora kubafasha kuba bakemura ibibazo bafite bari kuganira ibibazo byo mu rugo. Ubwo turagira ngo aba bantu bagera mu cyumba akaba ariko bazamura ibibazo, bamenye mu by'ukuri ariko se ibibazo dufite mu rugo turabikemurira he. Reka manze nisabira abagabo muri aka kanya, abantu twese twabaye civilize, nta muntu ugifunze umutwe, nta muntu ukigize gute. Abagabo nibaha umwanya ingo zabo, uha umwanya umugore wawe, uha umwanya abana bawe. Noneho igihe wumva hari n'imishinga mugiye gukora cyangwa icyo mugiye kuganira, nimushake muri ka kagoroba ka 12:00 ube wabwiye madamu uti sheri wanjye ndashaka ko uyu munsi tuza gukora ka siporo k'amaguru dutembera. Uzi ko mutemberana hariya kunuza ku muhanda hariya kuri kaburimbo, mugenda mwiganira buke buke mwumva na kakayaga, ibibazo byose mwari mufite mukabirangiza bigakemuka. Ubwo nanze kuzanamo ibintu birimo amafaranga, ariko nimwiga no gusohokana abagore banyu. Umufata umusohokane, kumusohokana nta kintu kidasanzwe. Mufata muzane hano muri jardin, mwicare muganire, nimushaka muze mwitwaje ji, nimushaka muze mwitwaje amazi, nimushaka nimugire icyo mwitwaza, ucakara bari kukamuhereza. Ati nari nkuzanye hano ngo nguhereze ururabo madame, nkuko nigeze kuruguhereza ukiri umukobwa. Ubundi nzabigisha gutanga keye kugeza ryari. Yego, abakunzi bacu nagira ngo babyumvise. Nukuri ibi bintu ari kuvuga, ibi bintu naye numva biri kunkora ku mutima. Oya, iga gusohokana umudamu wawe utitwaje ngo yakubyariye abana bane ngo ubwo yabaye umugore mu rugo byararangiye. Oya, nashaka yarabyaye abana 8, ongera umusubize mu buto. Wongera umuhe icyanga cy'urukundo, umuhe kuryoherwa n'urukundo. Mwatemberana mukagoroba mukayaga, mwagenda mukicara ahantu muri jardin. Ubu ngubu dushimira n'igihugu cyagiye gikora amajardin hirya no hino, muragenda mukayicaramo mukiganirira, mwitwaje ka cyayi mu gateremusi, nimushake muzatwara ka mukaru, nimushake muzatware amazi mu icupa, mwikuriye mu rugo iwanyu, mwicare mwinywera amazi, cyangwa se nimuzabigenze gute, ariko disi namwe abafite amafaranga ntago turi bukomeze kubapfobya. Musohokana umujyane Marriott cyangwa umujyane Gisenyi cyangwa umujyane ku Mashyuzi cyangwa uko. Ibyo byose birashoboka. Ubuzima buryoha, ubuzima bukomeze. Rega kwifunga ntabwo ari byo byiza. Ndakubwira ngo ntuzifunge, amafaranga ntajya gwira. Yego. Hari kandi kantu abantu njya nkunda gutumira, dukunda kugirana ibiganiro bakunda kugarukaho. Nifuje kugira ngo uzagashyireho umucyo, ntabwo ndakumva neza. Akantu kajyaye n'imyambarire. Yego. Ubundi umugore agomba kugira imyambarire yambara ari mu nzira agenda, niyo mu rugo, n'iyigihe umugabo atahiye koko. Imyambarire hari ukuntu, ariko buriya wari unabivuze neza. Buriya imyambarire y'abadamu iratangaje ranatunguranye cyane. Usanga umudamu ashobora kwambara neza akikwiza iyo agiye mu bantu, ariko yaba ari we mu rugo ntiyikoze isutiye, ntiyikoze nta kintu na kimwe yikoze. Noneho hari abadamu batazi ubwenge, umugabo yaba natashye agasanga yambaye gutyo. Yego. Ariko reka mbabwire mwa badamu, kuri iyi saha uko ugaragara mu nzira bari kuzajya ugaragarira n'umugabo wawe. Ariko simvuze ngo kwa kundi twambara ibitenge ukagira gute ukabisunguriza ibitenge ukagereka amariba ugatega mu mutwe ngo niko umugabo azataha asange wambaye. Oya, ahubwo uzagure n'udukanzu twa sexy n'utujipo twa sexy. Abo muri ADPR mumbabarire ntimunkubita urushyi, umugore imbere yawe akwiye kwambara neza. Oya, niba kumve kuko ibyo bavuga byabagize imbata ntacyo byabagize. Kubera ko uyu mugabo ufite umugore bose bari muri ADPR,
iyo agize amahirwe agasohoka akabona umukobwa wambaye ijipo igeze mu ntege aratangira akamwitegereza cyane akajya amubwira itangira kwibaza ariko umugore wa gihanda akamubabariza umutima akamukomerekereza umutima. Ntago bizigera biba byiza yuko uyu muntu azabana n'agahinda akanapfana nako mpaka agere mu nda y'isi akibanye n'umubabaro kubera umuntu y'urudori bahuye akamubabariza umutima. Kubera ko niba hari ikintu kibaho kibabaza inshuti z'Imana ni ugusenya. Buriya umuntu wasenye araza kubyumva cyane kundenza. Umuntu wasenyewe ari bubyumve cyane kundenza kuko iyo wasenye usenyuka umutima, ugasenyuka mu mutwe, ugasenyuka mu bikorwa, ugasenyuka no mu bitekerezo. Rero kugira ngo wongere wubakike wongere ube umuntu nuko aho kugira ngo ukomeze ubeho usenyutse washaka ikindi cyongera kikakubaka. Sinshyigikiye divorce abantu bajye babyumva neza, ariko uwo yagezeho simubwiye ngo azapfana agahinda. Yego urakoze cyane, reka tugushimire ku nyigisho nziza cyane uduhaye. Hari abantu badukurikira bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bavuga bati tuba dukeneye umuntu w'umubyeyi wo kutwigisha. Buriya hari ibindi bintu utavugira hano kuri kamera, ariko umuntu yaguhamagaye akavuga ati ngewe bimeze gutya, ukaba wamugira inama. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Abakeneye no kubona ubujyanama bwanjye mfite channel yitwa Mama Mignone Official, mujyaho muyisure, mukore subscribe, mu liking ndetse mu sharing n'ibiganiro byacu. Hanyuma nimero zanjye kuko njya nkunda gutanga ubujyanama ni 0788 266 83 22. Mama Mignone Official. Reka tugushimire. Murakoze cyane.